yakoze yongera gusubiza Ese ashimye urimo kubambonye bwa mbere bitwa Desire kimwe so muri Kristo Yesu hano dusati sinateke n'uko ko twagiriye hano kumva nishimiye kubana namwe kandi ndashimira abayobozi ko byaba byiza ko naza gusangira namwe ijambo ry'Imana ibamugisha. Hanyuma mu gihe dufite nagira ngo dusome Ezekiyeli 37. Ezekiyeli 37. Ezekiyeli 37 urupapuro rwa 808. Ezekiyeli 37 kadusome iyerekwa ry'amagufa y'umuntu. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura ageza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukana aho yakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese amagufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira amagufa. Maze uyabwira ati, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ko ni umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo, dore ngiye kubashiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashireho umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko ntegetswe, bihanura abaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho, byorosha uruhu, ariko nta mwuka wari urimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine, wa mwuka we uwuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko ntegetswe, maze umwuka winjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, aya magufa n'aya n'inzu ya Isirayeli yose, dore baravuga bati, amagufa yacu yarumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko hanura babwire uti, uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu bibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Muzamenye yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu, nzabibakuramo mwa bwoko bwanjye, kandi nzashiramo umwuka wanjye mubone kubaho, nzabashira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Mu rusengero nzi ko haba impano nyinshi, kandi turi mu matorero y'umwuka yemera impano, ariko nkunda ijambo ry'Imana kuruta ibindi byose. Nkunda ijambo ry'Imana. Hanyuma tugiye kuganira ijambo rivuga ngo, imbere yawe urareba iki? Imbere yawe urareba iki? Ezekiyeli hano imbere ye yarebaga amagufa y'umuntu, nta kindi cyari gihari, kandi cyari ikibaya kinini cyuzuye amagufa y'umuntu. Hari igihe umuntu areba imbere ye yabona amagufa y'umuntu, ahantu hose ukayibona. Ezekiyeli agira iyerekwa, nagira ngo twige kurihuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, hanyuma turebe icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri aya magambo cyangwa se muri iyi mirongo. Yamusohoye ari mu mwuka, amwereka ikibaya cyuzuyemo amagufa, aramubaza ngo, aya magufa uko ureba hari ikintu nshakamo? Asubiza neza, aravuga ngo, mwami ni wowe ubizi. Kuvuga ngo mwami ni wowe ubizi
ni nkaho inaringe yari ivuyemo. Kuko murabizi ko nubwo Yesu yavuze ngo mwese abashije n'abaremerewe musange baruhure, ntabwo ari byo tuzi aho bwa mbere, ahubwo igitekerezo umuntu ari bugufashe mu kibazo uhuye nacyo, mbese ugashaka inzira zirenze nk'icumi, hose wananiwe ukabona gusenga. Ndabizi neza ko iyo duhuye n'ibibazo, uwa mbere tureba si Uwiteka, tumureba ari uko twananiwe hanze. Ariko hano kumubwira ngo Uwiteka ni wowe ubizi, yari yarize gushyira Uwiteka imbere. Ukwiye gukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, Imana ikaba iya mbere muri byose. Madamu wanjye kera tukiri abageni yigeze kurwara umutwe ariko saa sita y'ijoro, ahita arambwira ngo jere ndagwaye, twari duturanye n'abaganga, aravuga ngo ibyo byose ntabwo bagura amaparasitamoro. Ngiye gukomanga ngo saa sita y'ijoro, ntibanyumva bari basinze. Ndi mu rugi ngo abo bantu batanyumvise mbuze igisubizo, numva ijwi rirambaza ngo uri pasiteri, umugore wawe ni mwana. Iyo mugize ikibazo imbere mushaka parasitamoro cyangwa mubanza gusenga. Ndaseba nuko nasenge nijoro nta bundi. Ndavuga kujya rwose nuko tumeze. Twiringira parasitamoro kuruta Imana. Dusubirayo ndamubwira urabizi ko wakoze ikosa. Iyo tubanza gusenga tugashaka ibinini, twabanje gusenga. Arambwira ngo uzi ko ari ibyo, ahita ateka umutwe ndamusengera ahita arakira. None se umunsi waguhaye ibyo muganga atavuga. Hanyuma se umunsi muganga yaguhaye ibisubizo nyine wenda akakubwira uko abibona, kandi atari ko Imana imubona ye. Erega tuzarambika ibiganza by'abarwayi bake, tuzirukana abadayimoni. Dukwiye kurenga urwego, turebe ibintu ku isi bireba, tukabirebera mu isi y'umwuka. Mu isi y'ibifatika hari crise economique kubera Covid, ariko mu ijuru nta crise economique yabayeho. Imana izakomeza itunga abantu bayo. Hari umunsi umwe Elisa yigeze kumuhamagara i Samariya, habaye ikibazo gikomeye, abantu barariye amahurunguru y'inuma, barariye ibihanga by'indogobe, byarageze igihe abantu bajya abandi. Noneho Elisa araza arababwira ngo ejo mu irembo ry'i Samariya ifu izabigurwa shekeli. Umuntu yarindaga umwami aramubwira ati uri umusazi, ibyo uvuze nuko ijuru ryakingura amadirisha yayo ntabwo byashoboka. Amubwira ati uzabirebesha amaso ntuzabike. Uzi ko byagenze? Abasiriya bari barabasa aho ngaho muri guruka kw'ababembe, bagiye kubasaba imbabazi ngo babahe ibiryo. Ibirenge amaguru y'ababembe Imana yahindura nk'amashari, nka burende, bakandagira bakumva igihugu cyose kinyeganyega. Baravuga ngo umwami wa Isirayeli ashobora kuba yagiye muri Egiputa na Etiyopiya n'ahandi gushaka ingabo, bakaba baduteye ari benshi, barahunga basiga ibiryo n'ibindi byose byaraho. Ababembe barajya bahita bajya kuvuga inkuru nziza. Hanyuma uwarindaga umwami ahita abwira uwamurindaga, umwami abwira uwamurindaga aramubwira ngo abaturage bose barashonje, mugende mubagabanye ibiryo bose batware n'ingano. Kuko abaturage barashonje cyane, bahita bakandagira wa mugabo apfa birebye agafata bibiri. Twiye guhindura uko tureba. Birashoboka ko imbere yawe ari amagufa y'umuntu, wareba ahantu hose ukabona ntibigenda. Ukwiye guhindura uko ureba. Ubundi kwizera bijya gusa nko gusa ureba icyo abandi bantu batari kureba. Abandi bakabona byacitse, wowe ukabona amahoro. Abandi bakabona ibitagenda, wowe ukabona bigenda. Ukajyaho ujuri kubwira ngo humura nzabana nawe. Nta nzira. Ijambo rivuga ngo musabe mushake mukomange, irya gatatu rivuga ngo mukomange. Abasobanuzi ba Bibiliya baravuze ngo ni ukugera ahantu inzugi zikinze cyangwa se hakaburundi, ukizera ko hazaba umuryango. Iyo urebye abantu bizera, ababizera ba mbere bizeye ibintu bidafatika. Nawe twebwe twizeraga ibintu n'ibiduca intege nta nubwo bifatika. Dukwiye kugira kwizera, tukarenga amaso areba ibintu uko isi bibona, tukabireba mu isi y'umwuka, kandi tuzakemura ibibazo byose. Amen. Abera basenze bapfukama, Imana ishobora guhindura ibintu ijoro rimwe. Nubwo ubona washoboye, nako ntukajye gushaka Imana washoboye, kuko iyi ya mbere muri byose ni ukuri zabikemura. Irashafite inzira zirenga ibihumbi yanyuraho. Birashoboka ko iyerekwa ureba imbere yawe na magufa yiwe. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo
amaze kuvuga ngo umwami niwe ubizi, yaramubwiye ngo nifuza ko dukora, kamubwira ijambo ryiza. Niwiringira Imana izaba umufatanyabikorwa mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo uzakora byose Uwiteka azagushigikira niba warayigize ibya mbere mu buzima bwawe. Bibiliya yatubwiye ngo aramubwira ngo nahanure abwire igufa risange rigenzi ryabo. Kuko muzi ubundi amagufa agira amatwi. Karame, amagufa agira amatwi. Uwiteka iyo yavuze amagufa agira amatwi akumva. Buri bibazo bigira amatwi kuko mutabizi. Ni ukuri birahari. Yesu yaravuze ngo nimugira kwizera muzabwira umusozi. Biragoye kwivuze wabyumva, ariko abantu bakoranye n'Imana barabizi ko ibintu bishoboka. Barabizi ko bishoboka amagufa agira amatwi. Amen. Itorero ryahawe ubutware. Icyo bazakingirana mu isi no mu ijuru bazagikingirana, n'icyo bazakingurira no mu ijuru bazagikingurira. Iyo turi ahakwiriye, twasenze mu buryo bukwiriye, turi mu butware bw'Imana, amagufa agira amatwi. Ni ukuri agira amatwi. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo igufa risanga rigenzi ryabo. Wambaza ngo yamenye nyate, ntabwo mbizi, nuko Uwiteka yari yavuze. Nyuma yaho akomeza guhanura, hazaho imitsi. Nyuma y'imitsi hazaho inyama, nyuma y'inyama hazaho uruhu, hanyuma hazaho umwuka, barahaguruka bahinduka intebe. Imitsi isobanuye imbaraga. Muri iki gihe itorero rirasa nkaho risuzuguritse ukuntu iyo uvuze ko umurokore rifite agaciro kenshi, ariko mbabwire baro Imana izakora iby'imbaraga. Abantu baje ejo bundi ntabwo muzi, ntabwo njyewe nakishijwe n'ikiri cyiza. Nabonye aho korari iririmba hano, ahantu hose ari ndayibona bakuzigura. Nabonye Imana ikoresha itorero, hari imbaraga z'umwuka wera, umuntu akaza mu kibanza cy'urusengero afite abadayimoni bagahita bamukubita hasi. Muri iki gihe bitangiye koroha, abantu bagaza basinze, akaza afite abagore babiri, agakuramo inda menshi agakomeza agasenga. Hari umunsi Imana izakora iby'imbaraga, ni ukuri kose. Imbaraga z'Imana zizagaruka. Kimwe mu bintu numva nifuza kuzabona mbere y'uko ububyutse bw'itorero. Umunsi ububyutse bwaje, imipaka y'amadini izasenyuka, ubumwe bw'abana b'Imana buzaza, abantu bazakunda bagenzi babo nk'uko bikunda. Imana izakora iby'imbaraga muri iki gihugu. Mureba jenoside yakorewe Abatutsi, abantu benshi bayirebera mu ndorerwamo y'amoko, ariko njyewe nahishuriwe ko birenze ibyo. Reka mbavuge, igihe cyose habaga havutse umucunguzi, abana b'imfura barapfaga. Muri Egiputa, igihe hari havutse umuriderateri Mose, abana b'imfura barapfuye. Mu gihe cya Yesu nabwo kuko hari havutse umucunguzi nanone, abana b'imfura barapfuye. Muri aka karere k'ibiyaga bigari, Imana yahavuze ububyutse. Satani ahazanye ibyago biremereye nka jenoside n'ibindi kugira ngo umugambi w'Imana uciremo. Ndagira ngo batangarize ko umugambi w'Imana udapfa. Nubwo twahuye n'ibyago bikomeye, nubwo mu Rwanda hari jenoside yakorewe Abatutsi, nubwo mu karere k'ibiyaga bigari hahora intambara, nubwo hari ibibazo birenze, ariko nubwo bihinga umugambi w'Imana ntuzapfa. Yenda bizi ko bitwuzura umwuka wera tuzakora Imana ibintu byinshi, kuko n'ubundi nose warapfuye urazuka ntugitinya urupfu. Imana ntigituma Somaliya uzagenda wenyine, kuko n'ubundi wanyuze mu muriro ntiwaje. Umuntu yarakoze jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa se yahuye n'ibindi bintu biremereye mu buzima bwe, akaba yemye yuzuye umwuka wera akorera Imana izamukoresha iby'ubutwari. Ibibazo urimo kunyuramo, ibyo waciyemo biremereye, Bibiliya iravuga ngo ku bakunda Imana byose bifatanyiriza no kutuzanira ibyiza. Haleluya. Wikwiheba, ukwibaza ko ubuzima bwarangiye.
ukwibaza ko bitagishoboka. Birashoboka ko twongera guhagarara tukera. Imana izabana nawe kandi izakora natwe ibintu bikomeye. Kuba ugihumeka, Imana ntirarangiza ibyo nawe, iracyafite ikindi yakora. Imana izakora iby'imbaraga. Ndeba ukuntu mu Rwanda Imana ikoresha ibintu bikomeye ku isi cyangwa se mu bihugu bitandukanye. Nkavuga n'ubundi baciye mu bikomeye, twabatirwa mu mwuka no mu muriro. Niyo mpamvu Imana izadukoresha ibintu byihariye. Ni ukuri simbabeshya, ibi bibazo mubona bihora muri aka karere, ibibazo ubona byihariye biba muri aka karere, ntabwo bipfa kuza gusa. Satani yarafuhiye kuko azi umugambi Imana yavuye. Uwo mugambi Satani arawuhiga buri gihe, ariko azatsindwa umugambi w'Imana n'urupfu. Umugambi w'Imana urahagaze, umugambi w'Imana urahari. Imana izakora iby'imbaraga. Yabonye harengwaho imitsi, nyuma yaho haza inyama n'ubuzima. Hari umuntu murabona abyibuha atabiye, ibyo ari byose kugira ngo ubyibuhe ufite ubuzima bwiza. Iyo bavuze ubuzima bw'umwuka ntabwo buba mu kirere, burafata. Reka mbabaza, hari umuntu yabyibuha ntamenye ko yabyibushye? Hari uwananuka ntamenye ko yananutse? Iyo umuntu afite ubuzima bwo mu mwuka, abantu barabimenya. Iyo korali ihagaze hano ikaririmba ifite ubuzima bwo mu mwuka, abantu bicaye mu rusengero barabyumva. Niyo umuvugabutumwa ahagaze akabwiriza afite ubuzima bwo mu mwuka, nabwo abantu barabimenya. Si ibyo gusa, no mu muryango wawe, iyo uriho uratanga ubuzima ugatanga ibyiza bivuye imbere muri wowe, abagize umuryango bumva bariho barakira ubuzima. Abantu bakoresha social media, wari uzi ko umuntu yandika message utaramubona kuko murenda kuri group, message wayisoma ukayibona Satani kandi utaramubona na rimwe. N'undi nawe akandika nawe utaramubona ukabona message irimo ubuzima. Imana iduha ubuzima bwinshi bwo mu mwuka, tubona icyo gutanga. Ubona icyo umugabo wawe, ubona icyo abana bawe, ubona icyo uhabwa mu bana. Imana iduhe ubuzima, inyama zisobanuye ubuzima. Hanyuma uruhu barenze hejuru, uruhu rusobanuye ubwiza. Yesu asengera abigishwa yarababwiye ngo yabwiye Imana ngo ubaho ubwiza kuko njyewe ubwo nahoranye igiye kubusubirana mu ivu bo ubwo nari mfite ububabare. Yohana 10:7. Yesu yasenze kugira ngo ubwiza bw'Imana bube ku itorero. Abana b'Imana ni beza. Umuririmbyi yaririmbye ngo ni byiza kureba ab'Imana bateranye ngo bakundanye umwuka wera bazengurutse. Kimwe mu bintu nkundira mu rusengero kuruta ibindi ni igaburo ryera. Ndabizi ko mwagiye mu mahoteli menshi meza, nta hoteli n'imwe bakoramo igaburo ryera. Ndabizi ko muteka neza iwanyu, ariko ntabwo igaburo ryera. Ariko iyo abera bateranye dukora igaburo ryera tugasabana n'Imana. Mu nzu y'Imana ntabwo hasa. Ni byiza kureba ab'Imana bateranye bakundanye umwuka wera bazengurutse. Ubwiza bw'Imana buraza. Igihe binjira inzu ya urusengero rwo kwa Salomo, ubwiza bw'Imana bwaraje gukota iyo nzu ngo abatambyi bananirwa kwinjira. Iyo umuntu akijijwe neza, niyo umurebye mu maso ubona aruhutse. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi ibyo azakora byose bizamubera byiza. Yagusuhuje biba ari byiza, yasetse biba ari byiza, umukiranutsi yagusuye iwawe biba ari byiza, yewe niyo yapfuye umukiranutsi biba ari byiza. Bagiye duherekeza abantu bitabye Imana, nkareba ibirori tumukoreye, nkumva amagambo mvuga nkumva nifuje gupfa. Hamwe Mana, ubu nanjye nzapfa mfite ubuhamya nk'ubu. Bazabona ibyo bamvugaho bingana n'igihugu, ukabona yatashe nk'umukiranutsi. Abapagani bapfa batera imigere, bapfa basabye bavuza induru, ariko umukiranutsi aravuga ngo nimundirimbe indirimbo yo mu gitabo agahita asinzira. Bafata imbonye baje kumara abamarayika tuzahurira mu ijuru. Umukiranutsi ibyo azakora byose bizamubera byiza. Imana yafashe ubwiza gushyira ku itorero. Itorero rifite ubwiza. Iyo umuntu akijijwe neza yuzuye umwuka wera aba afite ubwiza. Abana b'Imana ni beza buzuye ubwiza bw'Imana. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo
nyuma yaho yaje gusuka umwuka kugira ngo abantu bahagarare ku maguru yabo. Ubu ni ubuzima bwuzuye. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera ahagaze mu mwanya ukwiriye abaho yigenga, ntabwo abaho atsikamiwe n'ikintu icyo ari cyo cyose. Hari igihe umuntu agatsikamirwa n'ibintu byinshi, agatakaza ubusabane n'Imana, akabaho atsikamiwe. Rimwe n'amahanga mugiye ku ingeso yarananiye, nta kundi byagenda, akagera igihe akiyakira, ukabaho utsikamiwe. Nagira ngo musengere umunsi umwe munsi y'ububata mu izina rya Yesu, ubeho wigenga uhagaze ku maguru yawe. Imana yakuremye mu buryo budasanzwe, ntabwo ukwiye kuba utsikamiwe n'ikintu icyo ari cyo cyose. Hari igihe umuntu atsikamirwa n'amateka, agatsikamirwa n'ibikomere, agatsikamirwa n'ibintu byinshi, ariko itorero ryahawe ubutware rihagaze ku maguru yabo. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo bazatura mu gihugu cyabo bwite. Bazatura mu gihugu cyabo bwite. Igihe Abisirayeli bagera muri Egiputa, Yosefu yarababwiye ngo ngiye kubasabira Farawo abatuzi Gosheni, ngo kuko abantu baragira bose ari abanenwa muri Egiputa. Itorero Ekleziya ni abantu Imana yafashe ishyira ku ruhande, ni ijanga ryera, ni abantu Imana yaronse, ni abandi n'abatanga umugambi bw'Imana. Hanyuma Bibiliya itubuza kwivanga n'abapagani ntaho duhurira. Iyo wivanze n'abatizera, kwivanga n'abatizera byo ni ingeso nziza. Dufite urubyiruko muganira nk'iminota 10, ukumva amagambo 9 ku 10 yavuze nayo abantu bamwumva amagambo atari. Ubundi iyo uganiriye n'umuntu w'Imana wumva uri kuvuga. Bibiliya iravuga ngo muvuge ijambo rikwiye gukuza uryumvise. Amagambo y'abantu bamutabi muyakuye. Ese muhurira hehe? Ukwiye kuba ari umuntu uhagaze mu mwanya wawe, ukabaho wigenga iyo ubonye imbaraga z'Imana. Ijambo turi kuganira riravuga ngo imbere yawe urareba iki. Nagira ngo dufatanye gutekereza, urebe ibintu umaze iminsi ureba imbere yawe. Umaze iminsi ureba gutsindwa, umaze iminsi ureba ibitagenda, umubabaro w'ibyo urimo wakwibagije neza y'Imana n'ibindi Imana yakoze. Ibintu rero ibintu bitari byiza gusa. Ndabizi ko umuntu yibagirwa vuba. Iyo umuntu amaze iminsi birashonje, yakwemeza ko kuva avuka atararya. Kandi iyo amaze iminsi birahaze ntabwo yibagirwa ko yashonje. Ariko nagira ngo Imana iguhindurire amaso, wige kureba ibintu uko Imana ibireba. Wige kureba ibintu mu buryo Imana ibirebamo. Imbere yawe urareba iki? Byaba bibabaje mu gihe twaba tureba ibintu ku isi ibireba. Isi, itorero ryahawe ibintu bitaba mu isi. Isi ntigira amahoro, isi ntigira urukundo. Isi hari ukuntu ibaho ubuzima bwayo nyine bwiza. Itorero naryo kuko Imana yishyize ku ruhande, yaduhaye ibintu bitaba mu isi. Hari umuntu umwe yagiye ku mupasiteri amubwira ko abayobozi amahoro y'umutima, amubwira ko afite ibibazo byinshi. Hari muri Canada ngira ngo niba nibuka neza, aramubwira ati niba ufite ibibazo bingana bityo uzajye gushaka umuntu. Hari umuntu usetsa ukora amakonferanse manini yo gusetsa gusa kugira ngo abantu baruhuke mu mutwe. Hari umuntu muri uyu mujyi usetsa abantu, akora ibiterane binini byo gusetsa bakamwishyura. Uzagende uzaruhutse mu mutwe, ushobora kuba ufite umunaniro w'ubwonko. Ahita aramubwira ngo uwo muntu usetsa abantu ni jyewe. Nubwo nsetsa abandi nkabikora nk'akazi, umutima wanjye uraruhuka. Tumaze igihe tubona imibare y'abantu bafite depression iri hejuru, imibare y'abiyahura iriyongera. Hari ibibazo byinshi bidafite ibisubizo, nyamara bera basenze. Duhagaze mu mwanya wacu, Imana izakora ibintu bitandukanye. Nitugira urukundo hagati yacu,
tuzarenza amaso uko abantu bareba ibintu, tubirebe mu rundi rwego. Imana izakemura ibintu bitangaje. Hari ahantu hamwe muribuka ahantu hitwa i Butare, hamwe mu ikorosi gifata umukobwa mwiza akunda kubera impanuka, murazi? Hari ahantu muri Kenya hari hameze nko kuri hakunda kugwa imodoka inshuro nyinshi. Amatorero ya Kristo ari kuri uwo muhanda baravuga ati no, ntabwo bishoboka ko Satani ahora yambara ubuzima abantu mu gace dusengera. Bahita barumvikana bakora igiterane cy'iminsi 7, baraza bahashira amahema bahubaka igicaniro iminsi 7 barahasengera, harahumantse nta muntu yongeye kuhaho. Birumvikana leta yarabishaho amadodane yongera abapolisi n'ibyapa, mbese bagerageza kuburira abantu, ariko nubwo baba bakoze inshingano zabo mu isi y'umwuka hari Satani aba yarateye. Ibyo rero ni ubutware bwahawe itorero. Ubundi abadayimoni bahinduranya uburyo bateye. Hari ubwo ureba mu bitangazamakuru hose ukabona baravuga inda zidateganyijwe, hashira iminsi bikaza ari impanuka, ikindi gihe ukumva ngo inzige zateye, Imana ishimwe ko mu Rwanda zitahageze, ikindi gihe ukumva abagabo bica abagore babo, ikindi gihe ukabona bihora bihinduranya ukuntu, impfu zidasobanutse, abiyahura. Hanyuma itorero tugakomeza kubaho ubuzima bwawe busanzwe. Tukwiye guhaguruka tugakoresha umutwaro Imana iduha. Nidusenga nta kindi Imana idusaba gusa, ni ukwizera tugasenga, ibibazo bizamuka. Tuzagira igihugu kitarimo ibibazo byinshi kuko itorero ryahagaze ahakwiriye. Nagira ngo duhere iwawe mu mutima, hanyuma dukomereze mu muryango wawe, dukomeze mu itorero ryawe, dukomeze mu gihugu cyawe cyiza Imana yaguhaye, dukomereze n'ahandi. Ubutware Imana yaguhaye izabukoresha. Umunsi umwe nari Nyamagabe cyangwa se Rusizi sinibuka, turi mu masengesho ahantu, umukecuru arababwira ati, aratubwira ngo neretswe impanuka y'indege muri Malaysia. Uwo mukecuru usibye kubona indege inyura mu kirere ntarayigenda, nta nubwo aragira Kigali, ariko kuvangirwa bibaho kabisa. Umukecuru impanuka y'indege muri Malaysia, turasenga dutega ndazamuka, ngeze i Kigali ndebye mu makuru, icyo gihe amakuru yavuga saa 9:30, ndebye mu makuru, umunyamakuru mbona aravuga ngo habaye impanuka y'indege muri Malaysia. Muri iki kintu gitangaje, umuntu hapfuye umuntu umwe gusa, ubundi indege ikoze impanuka akenshi barashira. Imana yakoresheje amasengesho y'umukecuru utaragera i Kigali, ariko Imana yahaye iyerekwa birenze imigabane. Dukwiye gukoresha ubutware duhabwa n'Imana. Imana yatwizeye ubutware bw'itorero. Imbere yawe urareba iki? Birashoboka ko ari amagufa yumye, urugo rutangiye kugora, urugo rwawe ntabwo ruryoshye, ntabwo utahamo ngo wishime, bitangiye kuba amagufa yumye. Imyaka ikubanye myinshi, watinze kubona umugabo cyangwa se wabuze ubushobozi bushake, nabyo byabaye amagufa yumye. Muri bizinesi n'ibigenda, Covid yarabyangije, nabyo byabaye amagufa yumye. Abana bawe urabakunda ariko batangiye kukunanira, nabyo birimo kuba amagufa yumye. Inshuti zawe zakuvuyeho kubera urabizi ko iyo umuntu akize bose baraza, yahura n'ibibazo bakagenda, wagira ngo birikora, nabyo byabaye amagufa yumye. Ibyo watekereza ko uzageraho byaranze, nabyo byabaye amagufa yumye. Warize uzi ko uzahita warapanze icyerekezo cy'ubuzima, none wanditse usaba akazi ahantu hose byaranze, nabyo byabaye amagufa yumye. Navuga urutonde rurerure. Wizera ko amagufa yagira amatwi? Urabyizera? Rimwe numvise ubuhamya bw'umuntu yarashatse atinda kubona urubyaro, hanyuma ajya kwa muganga, muganga aramubwira ati ahubwo ufite ikibyimba muri matirisi kandi ko kubaga birihuta. Ahita baramuporogaramu aramubaga. Avuye mu kinya, muganga aramubwira ngo ufite inkuru ebyiri, imwe irakunezeza indi irakubabaza. Inkuru iri kukubabaza, inkuru uzapfa wishwe n'ikibyimba agikuyeho,
ariko inkuru ibabaje muzongera kubyaranakuyemo na Kristo, kuko nta mahitamo nari mfite. Ikibyimba cyari cyaruzuye mu nda hose, umudamu ararwara, arakira, arihangana, ashira igihe. Rimwe batumira umuvugabutumwa nk'uko mwanumiye, aza mu rusengero rwabo, hanyuma arigisha, acumbika iwabo uwo muntu yahuye n'icyo kibazo. Bari abantu bakunda gucumbikira abashyitsi. Agiye kugenda, umudamu aramubwira ati pastor, nagira ngo musengere, mfite ikibazo, ndabizi ko ntazabya. Nariyakiriye, ariko hari ubwo bigera igihe agahinda k'umwana gatangira, kuko sinigeze mbyara. Iyo umugabo niyo atashe areba nabi, ntekereza ko ari ikibazo cy'uko ntabyara. Ibyiza muri byose ntabwo byakira kubera ko sinabyara. Uwo mupasiteri ufite indege yari igiye kumusiga, yasize amagambo make cyane, yaravuze ngo mana uri umuremyi, ntabwo urarangiza kurema. Uyu mubyeyi kumara umubabaro, amen, ariko neza. Nyuma y'amezi 2 yumva barakaranga akanuki, ajya ku muganga yamubaze. Murabizi ibihugu biteye imbere byose bafite muganga we. Ajya ku muganga yamubaze, amuga ati mfite ikibazo. Basigaye bakaranga ngo basinishimye, ibyo bimeze nabi, ndebera ikibazo mfite. Muganga aramureba, aramubwira ngo madamu, agahinda k'umwana gatumusa, ni ngewe wakubaza, ndabizi ko utazabya, genda uyakire. Aravuga ati muganga, yewe nakubwiye ngo ndebera ndakwishyura. Arakurebera asanga aratwite, nyuma yaho yabyaye abana babiri. Imana ni umuremyi, ifata ibintu bimeze nk'amagufa y'umuntu ikagira ubuzima. Imbaraga z'Imana zishobora gukora ibiruta cyane iyo twibwiye, iyo twizeye amagambo y'uko yaratubwiye. Hari undi misiyoneri baduhaye ubuhamya bwe. Uwo misiyoneri yagiye kubwiriza ahantu akubitana n'umurozi. Uwo murozi ambwira ngo wajya kubwiriza muri aka gace, amugatiye, amugatiye ngiye kukwereka imbaraga zirimo nawe urayigerageza. Ahita akuramo impeta, uwo murozi ayijugunya mu kirere, ikajya yikaraga nk'indege, igahinda ivumbi. Hanyuma aramubwira ngo imbaraga zirimo n'izo, nawe nyereka izawe. Umbwiza ukuri, abaye ari nawe wakubitanye n'uwo muntu, ntabwo wari bwiruke. Niko ntekereza. Urangije uwo mupasiteri aramubwira ati warangije, nyereka n'izindi zose ufite. Ntabwo izo mfite n'izo, nawe nyereka izawe. Uwo mupasiteri kuko yarizeye imbaraga z'Imana, ntabwo yigoye, ntabwo yabuze ibintu byinshi. Yaririmbye ngo n'umwami yarazutse mu bapfuye, n'umwami. Umurozi ahita arahanuka yigira hasi, arakomeza aramurimbira ngo n'umwami, arakomeza aririmba ngo n'umwami. Umurozi agashaka kwiruka, agakura ngo umwami umubwire ko Yesu ari umwami. Abadayimoni bamuvamo, none nawe yabaye pasiteri. Birashoboka ko ibyo ureba ari amagufa y'umuntu ushobora kugira ubuzima. Amagufa y'umuntu ashobora kugira ubuzima. Wobereza amaso ibintu abantu babireba, hanyuma urebe nk'uko Imana ireba. Imana ntirarangizanya nawe, kuko ugihumeka Imana yashaka ikindi yakora. Dufite abantu basigaye bajya ku bapfumu, ngo yagize 35 nta mugabo, bagahita bamurangira ahantu agatira, akajya kongera ibibazo ku bindi. Ntuzajye kuraguza, ntuziyagize, ntuzigirire nabi, Imana yashaka ikindi yakora. Hari umumisiyoneri, murabizi ko abamisiyoneri baje muri Afurika kubwiriza ubutumwa bwiza, bagaswetwa. Hari abagiye hano haruguru muri za Nigeri, ahantu mu butayu. Hanyuma umumisiyoneri bari bamutumiye mu giterane, aragenda, ariko kubera stress yibagirwa gushyiramo esanse ku ruhande. Umwumva muta nta sitasiyo yagihari, nta nubwo yapakinze ibintu. Aragenda umunsi wose mu butayu, ibiryo biramushira, naho yumva arashonje. No kuri tabure y'imodoka amarika ko esanse ishize, aravuga ati ndapfuye.
muri ubu butayu biragenda bibi, nta muntu ari inyuma ye. Ariko mbere y'uko ibyo biba, ngo yabonye umuntu mwiza uhagaze mu butayu, ubona yiyubashye, bamusaba lift, aramutwara. Ntabwo bumvikana neza cyane mu rurimi, ariko yapfaga kugerageza ururimi rwo muri icyo gihugu. Ntabwo yamubajije ibintu byinshi kuko yarananiwe, yari yatwaye igihe kirekire. Noneho mbere y'uko esansi ishira nanone, wa muntu yamusabye ko asigara ahantu nyine mu butayu, amwibazaho, amukuye mu butayu, amusize mu butayu, arikomereza. None hageze imbere nibwo yabonye esansi ishize, abona kandi yumva ashobora ari kumugoroba. Ngo ageze ategereje ko ubona iyo imodoka imaritse ko esansi ishize ntabwo ishyiramo ako kanya, byari bisigaye ibirometero nka bingahe. Ategereje ko ka esansi gashiramo, abona aserukiye mu mujyi muto uri aho ngaho. Ikintu yabonye cya mbere kuri uwo mujyi ni sitasiyo. Kandi murabizi ko kuri sitasiyo basigaye bashyiraho shop, ahantu ushobora kugura ibintu byo kurya. Abona kuri iyo sitasiyo hari ahantu bagurisha ibyo kurya. Aragenda aparika kuri sitasiyo, arebye kuri resitora, abona wa mugabo yahaye lift mu butayu ahagaze kuri resitora. Avuga ati byagenze bite ko yantanze hano? Bahuje amaso, ahita aramuremeza, aramubwira ngo ngwino, genda baguhe ibiryo ugiye guhaha, hanyuma bagushyiremo esansi y'umuntu ugenda ukomeza ugiye mu giterane. Abona ni umuntu mwiza, amugiriye ubuntu, ariko nanone asigarana confusion kuko yamusize mu butayu, ntiyumva impamvu yamutanzaho, ntazi uko byagenze. Erega ikibazo ni uko tubishushanya mu bwenge. Imana ishobora gukora ibitandukanye byose. Hanyuma aragenda akora igiterane cy'icyumweru cyose, aragaruka. Ageze hahandi yamwesheje, asanga nta mabuye ni mu mucanga, nta nzu yahigeze. Aravuga ati ibi bintu byabayeho n'ibi, namwesheje kuri sitasiyo yo mu ijuru, ngira ibyo bivuye mu ijuru gusubirayo. Niba upinga ibivuze, wambwira ibyo Abisirayeli bariye mu butayu imyaka 40 aho byavuye. Niba wizera ibyo byakorwa byavuye, bari miliyoni 2 n'igice, Imana irabagaburira imyaka 40 irarangira. Haleluya! Imbaraga zakoze icyo gihe zirashakorera ku bintu. Amagufa y'umuntu ashobora kugira ubuzima. Turenze amaso ko abantu babireba, tugirebe uko Imana ibireba. Amen. Hari ubwo Bibiliya tuyifata nkaho ari inyuguti z'umukara ku mpapuro z'umweru, ariko izi nyuguti Imana irazakiza zikagira ubuzima. Ijambo ry'Imana rikatubeshaho. Unamisha amaso gusenga, udasoje imbere ya murareba, umaze igihe ureba amagufa yumye, umaze igihe wiganyira, umaze igihe ureba ufite ukuntu ureba ibintu. Reza amaso ibibazo, reza amaso ibitagenda. Reka dusengane. Ushatse wahaguruka tugasenga, ukabwiza Imana urongo, umaze iminsi ureba amagufa yumye, yanteye kwiganyira, nacitse intege, umaze igihe ndeba ibibazo nkabona nta gisubizo. Bwiza Imana wibwire mu by'imbaraga, nkora ku maso, ndebe ibintu uko bireba, Imana izakora ibikomeye. Data mu izina rya Yesu, aba ni abantu bawe baje guterana kuko bagukunda, baje guterana kuko bafite imitima igushaka. Birashoboka ko ibyo tumaze iminsi tureba ari amagufa y'umuntu, ibyo tumaze iminsi tureba ni ibibazo. Ezekiyeli yabonye amagufa y'umuntu, ariko aya magufa yaje kugira ubuzima, igufa risanga rigenzi ryayo, harengaho imitsi, harengaho inyama, harengaho uruhu, umwuka winjira muri abo bantu, bongera guhagarara, baba abantu bazima, baba mu gihugu cyabo. Ibibazo tunyuramo ntabwo byakwiyeho kugira neza kwawe, ibibazo twanyuzemo ntabwo byakwiyeho urukundo rwawe, ibyo twaciyemo ntabwo byakwiyeho kudukunda, urashaka gukunda Mwana.
urashagambirira ibyiza kuri twe, utwiteho by'umwihariko, buri wese umugirire neza, urestora imitima icitse intege. Mwami Yesu Kristo, wongere kuvugura amasezerano nawe, wongere gukorana natwe, wongere gukora imirimo itangaje. Tuhagaze mu kwizera, twe kurenza amaso uko abantu babona ibintu, twe gukorana nawe bikomeye neza. Ubane natwe, ndagushimiye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndagushimiye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Umugambi wacu ari muzima, bana natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen.